ndambiwe abarokore bansabira umugisha ahubwo nshaka bambera umugisha. Iyo umuntu ataraterurwa n'Imana abazi ko aremereye. Reka da ushobora kwitiranya ijwi ry'Imana ukaryitiranya n'iry'umuntu, ariko ikiganza cy'Imana ntiwakitiranya n'icy'umuntu. Igisobanuro cy'uko icyubahiro ugira gituruka kuri Kristo nuko kikoburija guca bugufi imbere y'abatakigira. Uzumva umuntu mwakundanye, ndabizi nti mwabiyoberwa, cyangwa ukunda abonye umuntu utuma anya yaguhaga ureka afuhuka byimba hafi no guturika. Iyo umwuka umubiri ukujyanye ukajya gukora ibya kamere, umwuka arababara. Ewe data we, iyo ufashe kamere n'ibyo kamere yakubwiraga gukora ukabwira kamere ngo ntabyo nkoze, umwuka akubita igitwenge kiryoshye agahita avuga ati umukunzi wanjye akwiriye akarabo, akakuzanira impano. Rega ntabwo mushobora kubona impano z'umwuka mutakoze iby'umwuka ashaka. Ni igitabo gikoreshwa n'abemera Mana bamwe na bamwe bizera Yesu nk'umwami n'umukiza, ariko ni n'igitabo gikoreshwa n'abantu batemera Yesu nk'umwami n'umukiza. Bagikoresha nka karindari, ntibemera ko hari umuntu batwika ntashye, ntibemera ko hari umuntu wacika urugingo bwacya mu gitondo ugasanga rufite. Ariko Imana yaremye byose ishobora guha umuntu icyo atigeze agira, ikamuha n'icyo yari afite akakibura. Nkunda Kristo Yesu wacyurira igikomerezwa, akavunagura ingingo z'icyubahiro, akazivunagura ku buryo uhinduka utari we mu bantu uyoboye mu bantu. Ibi twirirwa tubwira abantu tukababwira ngo Imana ni urukundo, Imana ishimwe, turekereho kubivuga tube byo tubikimana twoburija. Iyo umuntu asenga n'abamarayika b'Imana bashiduka bafashe ibisubizo bakuzana. Kamere iri ku musaraba, utarabamba kamere ntushobora kuryoherwa n'umwuka, kandi umwuka niwe uduha urukundo, niwe udukundisha Imana. Ubu hari abantu babwiye Imana ariko batarumva Imana ibabwira, bataraganira n'Imana ariko bo barayibwiye. Ntabwo kuvugana kuvugisha umuntu ntibisobanuye kuganira nawe. Hari ugutega amatwi ukamuvugisha akagukupa kumvisha atagusubije. Ijwi ry'umukanguzi. Reka mbasabe dusome ijambo ry'Imana mu rwandiko Pawulo yandikiye itorero ry'Abagalatiya. Abagalatiya ni igice cyaho cya 5. Abagalatiya igice cyaho cya 5 turasoma umurongo waho wa 20. Igice cya 5 rwandiko Pawulo yandikiye itorero ry'Igalatiya, umurongo waho wa 20 na 2. Hanyuma ngendereye umurongo wa 25. Shaka ko tuhaganira cyane. 22 haravuze ngo ariko rero imbuto z'umwuka ni urukundo n'ibyishimo n'amahoro no kwihangana no kugira neza n'ingeso nziza no gukiranuka. 23 haravuze ngo no kugwa neza no kwirinda ibimeze bityo nta mategeko abihana. 24 haravuze ngo aba Kristo Yesu babambanye kamere n'iruba n'irari byayo, niba tubeshwaho n'umwuka tujye tuyoborwa n'umwuka. Amen. Ngendereye umurongo wa 25 havuze ngo niba tubeshwaho n'umwuka tujye tuyoborwa n'umwuka. Amen. Ndaza kubinginga dusome mu gice cya 3 cy'igitabo cy'ibyahishuwe. Gice cya 3 ibyahishuriwe Yohana. Turasoma duhereye ku murongo wa 14. Umutwe w'amagambo haravuze ngo urwandiko rwandikiwe ab'Ilawodokiya. Haravuze ngo wandikire marayika w'itorero ry'Ilawodokiya uti uwiyita Amena, umugabo wo guhamya kandi ukiranuka w'ukuri, inkomoko y'iby'Imana yaremye, aravuga aya magambo ati nzi imirimo yawe yuko udakonje kandi ntubire, iyaba wari ukonje cyangwa ubize. Nuko rero kuko urakaza uyazo udakonje ntubire, ngiye kukuruka kuko uvuga uti ndi umukire ndatunze kandi ndatunganiwe ntacyo nkennye, utazi yuko uri umutinde wo kubabarirwa
kandi uri umukene n'impumyi ndetse wambaye ubusa, dore ndakugira inama ungureho izahabu yatunganirijwe mu ruganda ubone uko uba umutunzi, kandi ungureho n'imyenda yera kugira ngo wambare isoni z'ubwambure bwawe zitagaragara, kandi ungureho umuti wo gusiga ku maso yawe kugira ngo uhumuke. Abo nkunda bose ndabacyaha nk'abahana ibihano, nuko rero gira umwete wihane, dore mpagaze ku rugi ndakomanga. Umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura urugi nzinjira iwe dusangire. 21 unesha nzamuha kwicarana nanjye ku ntebe yanjye y'ubwami nk'uko nanjye nanesheje nkicarana na data ku ntebe ye. Amen. Ufite ugutwi niyumve iby'umwuka abwira amatorero. Amen. Mwakire neza iri jambo ry'Imana. Ntabwo twirengagije insanganyamatsiko dufite, murabizi ko tubanye kenshi muri aya materaniro. Dufite umurongo tujya tugenderaho w'umwaka cyangwa teme iboneka mu gitabo mu rwandiko Pawulo yandikiye itorero ry'Abaroma gice cya 12 umurongo wa 2, avuga ngo kandi ntimwishushanye n'ab'iki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya, kugira ngo mumenye neza iby'Imana ishaka, ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose. Amen. Mwakire neza iri jambo ry'Imana. Abantu tutaziranye, amazina ni Aniseti niyo mugabo, ndi umukristo, nsengera ku itorero rya Deperi kuri paruwasi ya Remera. Ndi umupapa, mfite madamu n'abana. Imana iduhana umugisha. Iyo mvuze umubare w'abana hari igihe ngaruka byahindutse, rigenza nk'ababwira ngo mfite 2, ejo nkagaruka ngo ni 3, bwashize naje ari 3, ngarutse uyu munsi ari 4. Abizera ntabwo bahabwa umugisha wo mu nda gusa, kandi murabizi ko umubyeyi ashobora gucura kubyara ariko ntiyacura kurera. Imana ibaha umugisha. Nubwo buryo dufitemo uwo mwana w'umugisha udakomoka mu nda yacu ariko aturuka mu bumuntu no mu mwuka w'Imana. Ni uruhinja rufite amezi 2. Ngaho nimutubwire ngo ni mwonko. Asante sana. Dushimiye Imana ku bwa mwene data mwarimu Spiriye. Imana ibaha umugisha. Nagerageje kuza nihuta ngo numve ijambo ry'Imana, ariko aho numviye harabaye. Imana ishimwe. Ndagira ngo tuganire kuri iri jambo. Bibiliya itubwiye niba tubeshwaho n'umwuka tujye tuyoborwa n'umwuka. Ndabiza abantu ba hano twaganiriye kenshi, kandi muri abantu beza mukunda ijambo ry'Imana. Ntabwo iyo tubabwiriza ntabwo twikebagura. Rero kuganira namwe n'iby'igiciro kuri twe. Imana ibaha umugisha. Iyo tuvuga umwuka ndabinyuramo muri Samariko dusanzwe tuganira. Iyo tuvuga umwuka tuba tuvuga kamere y'Imana. Hanyuma iyo tuvuze kamere y'Imana tuba tuvugamo urukundo, imbabazi, tuba tuvugamo ubugwaneza, tuba tuvugamo kwihangana, kuko bimwe muri matiyeri mu ngingo zigize Imana, Imana ikoze mu rukundo n'imbabazi. Hanyuma urukundo n'imbabazi by'Imana nibyo bituma Imana ihinduka inyagitinyiro. Icyubahiro cy'Imana kiri mu rukundo n'imbabazi Imana itugirira. Kandi mbibutse ko Imana ivugana natwe ntabwo yigeze ivuganira natwe mu kanwa k'umuhanuzi, yavuganiye natwe mu rukundo rwasohoye mu bahanuzi. Abahanuzi bayitubwira uko yatwiyeretse bitewe n'urukundo rw'Imana. Dusomye igitabo cy'ibyahishuwe. Iki ni igitabo natangariye. Ni igitabo gikoreshwa n'abemeramana bamwe na bamwe bizera Yesu nk'umwami n'umukiza, ariko ni n'igitabo gikoreshwa n'abantu batemera Yesu nk'umwami n'umukiza. Bagikoresha nka karindari, ko bagifata nk'indunduro y'ibihe. Ubuhanuzi buri mu gitabo cy'ibyahishuwe hari ubwasohoye n'ubutarasohora. Ubwasohoye bwakoze ku mitwe y'abanyabwenge binangiye banga gukizwa, ariko baravuga ngo ibyo ari byo byose ubwo ibi bibaye n'ibi bizaba. Rero bamwe bagifata nka karindari cyangwa se indangagihe bakigenderaho. Rero ni igitabo bamwe bavuga ngo n'uyu munsi kiracya confusing abantu, ko eschatology isobanurwa mu buryo
abantu bashatse kuyisobanura, ariko kimwe mu ntego ziri muri ibi bitabo ni ukwima ingoma k'umwana w'intama w'Imana. Byose simvuze ngo tubifate cyangwa tubitakaze, ariko ndagira ngo muzirikane iki, k'umwana w'intama w'Imana ari bugufi kwicara ku ntebe ye natwe twicaze iburyo bwa data. Imana ishimwe. Pawulo yandikiye itorero ry'Abagalatiya. Pawulo ajya kubwiriza mu Bagalatiya, yagiye kwivuza, agenda afite ikigeragezo cyangwa se igishaka uburwayi. Hari abantu batajya babwerura bitewe na teoloji yariyo, njya nkunda kubivuga. Hari teoloji nge ntajya nemera, teoloji y'Abagiriki ntabwo nyemera kubw'intego yayo yandikwa, kuko niza aya mateka y'aba bagabo ba Sebutangirosi banditse Sebutuwagita, Bibiliya y'Abagiriki, boherejwe na the Great Alexandre, abohereza kugira ngo bazimye amateka y'imirimo y'Imana muri Egypt. Rero bandika n'ibindi bitabo bimwe na bimwe bica amateka y'imirimo y'Imana, ko harimo ibintu ndibuka ubwo duheruka hano nababwiye imirimo Imana yakoreye kuri Yohana. Iyo teoloji itajya yemera, ko ntibemera ko hari umuntu batwika ntashye, ntibemera ko hari umuntu wacika urugingo bwacya mu gitondo ugasanga rufite. Ariko Imana yaremye byose ishobora guha umuntu icyo atigeze agira, ikamuha n'icyo yari afite akakibura. Mu bushobozi bw'Imana nemera ko byose bishoboka. Imana yaguha icyo utigeze ugira, Imana ariko kandi yagusubiza n'icyo wigeze ugira ukagitakaza, haba ijisho, haba ukuguru. Nkunda amateka ya Yohana, mujye mwihangana ninyavugaho. Ni umugabo wabanye na Kristo, ubwibone bwose burashira. Niyo agiye kwandika ibyo Kristo yamubwiye cyangwa bakoranye, yaravuze ngo ni wa mwigisha Yesu yakundaga. Nkunda uburyo abivuga, yanga kwigaragaza cyane, ariko akavuga ngo umwe wamubonye amaso ku maso, biganza bye bikamukoraho, amatwi akamwumva. Haleluya. Nkunda iyo ndi gusoma avuga ngo wabibonye niwe ubibandikiye. Ibintu ndabikunda we, ni byiza biraryoha. Uwabibonye niwe byanditse. Ndabihamije 77 mu gitabo cy'indirimbo z'agakiza baravuze ngo hariho abahamya b'urupfu rwa Yesu, ngo abo nibo barungurutse mumva, ngo Yesu ubwo yamaraga kuzuka ngo hanyuma yagiye mu ijuru, abo nibo bavuze ubuhamya bw'urupfu rwa Kristo. Njya mbabazwa n'Abaroma bakuye igitabo cya Mariya Magadalena muri Bibiliya. Aba bantu Imana izabababarira ariko baraduhemukiye. Mariya Magadalena ni umugore wabonanye na Kristo, aramukunda, amuvuga wese ubuzima bwe bwose. Ariko bagiye kwandika barebye imirimo irimo, babona irimo gutunga agatoki Roma, baravuga ngo iki ntimugishyiremo. Ariko hari abantu babanye na Kristo. Umunyashuramukazi yaravuze ngo nkurure twirukankane kuko dufite impamvu tuzishima tukwishimana. Avuga ngo umukunzi wanjye yanjyanye mu rugo rwe, ngo ibendera rye ryari hejuru yanjye, ngo ari rwo rukundo rwe. Imana ishimwe. Pawulo amanuka mu Bagalatiya agiye kwivuza, arwaye ijisho. Shimiye Imana igira inzira nyinshi Imana ibonekeramo. Imana wayibona ugiye kwa muganga, wayibona wagiye kubyara cyangwa wagiye kurwaza, birashoboka. Pawulo aramanuka asanga mu Bagalatiya ko hariyo amavuriro, hakaba y'inganda z'imiti. Uyu munsi aha Galatiya ni muri Turikiya ya none, kandi Turikiya ya none niyo Bibiliya ivuga ngo ni Ashuri, Asiriya cyangwa Usi iwabo wa Yobu. Rero bari abahanga mu kuvura kuruta ubwubatsi, ko hari ibintu bitatu bari bakungahayeho. Bari abahanga mu kuvura, mu gukora imiti, cyane cyane ubuvuzi bw'amaso n'ingingo. Bakaba abahanga mu kubaka, bakaba n'abahanga mu bumenyi bw'ikirere cyangwa se bw'izuri. Ko bene Izakari batuye muri Turikiya cyane, kandi nimureba ubuhamya Bibiliya ivuga bene Izakari bari abahanga muri astronomy. Turikiya rero bari abanyabwenge, bakaba bakire, bakaba abantu bazi kwambara neza. Abaturikiya bazi kwambara neza. Turikiya, Pawulo ari ku murongo yagiye kwivuza, abarwayi bari benshi. Yumva umwuka w'Imana aramuzabiranyije, aramufata. Pawulo amanika agatoki, ava inyuma aho yarari, ajya imbere, ahagarara imbere y'abandi barwayi, baramuti widutanga. Aravuga ngo sinzanwe imbere yanyu no gushaka ubuvuzi bw'inaha. Imana ishimwe. Ntabwo utireka da simbatanze
mwitonze mutagira ngo muravurwa nyuma yanjye. Ngewe narije kubabwira ibya Kristo, nagiye kurenganya itorero rye, manuka i Damasiko mfite urwandiko rw'abatware n'abatambyi, ngiye kwica abantu bamuhamya. Aravuga ngo kandi nge Pawulo nize uburenganzira bw'umuntu, amategeko yica nakiza nari inyazi. Pawulo ndi wo mu muryango wa Benjamini, nerejwe no gutera ibuye. Aravuga ngo ku bwa kavukire y'Umuyuda nari mu bambere kandi na gakondo ya Roma. Ngewe Pawulo nabarirwaga mu Baroma. Aravuga ngo kandi mu banyabwenge nari umunyabwenge. Nigiye no kwa Gamariyeli, yavuze ubuhamya bwe abubwira Abafilipi, kuko Abafilipi wari umudugudu, yari position deja. Navuga ko nubundi cyari ikigo cy'abarizavu, ko Filipi hajyaga abagabo b'abaherwe bakize b'abacuruzi n'abandi bari mu retirement, bari tayarinze bavuye mu gisirikare. Kuko umuntu wakoze umubwira iby'imikorere yawe kugira ngo agutege amatwi, umuntu wize ukamubwira iby'ubwenge kugira ngo akumve, hanyuma wasenze ukamubwira iby'umwuka n'imvugo y'Imana kugira ngo amenye kuri uwe ibyo yabigiye kure ntabwo ashobora kukumva. Hari abantu batwumvira muri logique, iyo uvugiye hasi ntibashobora kumva, bisaba gusaba Imana iby'ubwenge kugira ngo babe convaincre. Abo nabo turabagira ubwiriza akakuti wari ugiye kubivuga ariko ibyo ndumva atari byo. Pawulo rero ageze mu Bafilipi asanga aravuga ngo mureke mbabwire, nanjye nigeze gukoresha amaboko yanjye meze nkamwe, ibyarindamu yanjye mbihindura igihombo. Irata ababwira iby'amahema yabohaga ari Tesalonike, ariko agerekaho impamvu yakoraga ari Tesalonike. Aravuga ngo nuko abi Tesalonike bagiraga ubugugu, ntibari bazi kwita ku bakozi b'Imana. Hari abagugu badakora ibyo. Yigeze yongera kubibwira abagira icyo, arababwira ngo nasabye ko Abanyamakedoniya bamara ubukene bakankenura, ngo kugira ngo ntazabasaba mukagwa nkababera, nkagira umuntu mbere ikireme, umuntu ndemerera. Aravuga ngo none mu buhaye b'abanyamitwe badutse. Arabareba aravuga ngo twebwe twamaranye igihe. Pawulo ndamukunda, nkunda uburyo yabwirijemo. Ari Galatiya arababwira ngo Kristo twarabanye, yanyohereje ku mugabo umwe, muribuka bamumanura mu gitebo, sinshaka kuhavuga, bamumanurira mu idirishya aracika. Aravuga ngo wari umunyamategeko, kubw'uwo Kristo Yesu banshyize mu ntebo ndamanuka ndacika. Nkunda Kristo Yesu wacyurira igikomerezwa, akavunagura ingingo z'icyubahiro, akazivunagura ku buryo uhinduka utariwe mu bantu uyoboye, mu bantu uri arakuvunagura. Igisobanuro cy'uko icyubahiro ugira gituruka kuri Kristo nuko kikoburija guca bugufi imbere y'abatakigira. Igisobanuro cy'uko ugira urukundo ukomora ku Mana nuko ukunda n'abafite inenge, gakunda n'abadakunditse, ukihanganira bataraho kwihanganirwa, ukababarira bataguhaye imbabazi. Ibi twirirwa tubwira abantu tukababwira ngo Imana n'urukundo, Imana ishimwe, turekeraho kubivuga tubebyo, tubikimana twoburija. Hari abantu twari turi kuganira nayo ndi kubabwira nti ndambiwe abarokore bansabira umugisha. Andi kubibabwira mbabwira nti ndambiwe abarokore bansabira umugisha, ahubwo nshaka bambera umugisha. Igihe bahereye basabira abantu umugisha, ni mutubere umugisha. Umugisha ni mwebwe Imana yarabazanye, ni mutubere wo murekeraho kudusabira umugisha. Ugenda ubere n'abandi bantu umugisha, urekeraho kubasabira umugisha. Se wajya ubwira Imana ngo kubwira umuntu ngo Imana ikume kandi uhari wamwihaye se kuri umugisha we. Mwagize ngo hari indi migisha dutegereje mu rusengero, guhindukira umuntu muri kumubwira ngo mbere umugisha. Ibyo kugusabira waraje, ibyo kugusabira umugisha waraje, uwo ni wo mwicaranye. Nakubera umugisha reke kugusabira. Ubwo se mvuze nabi? Haleluya! Haleluya! Moria dona Saimania. Imana ishimwe. Haleluya! Umugisha Imana itanga iwushyira aho Imana igushyize, aho Imana igushyize, aho crossinga niho ibika umugisha wawe, ariko kandi n'umuvumo Satana ubika ugenda. Pawulo ahagarara imbere y'abarwayi arababwira ngo iyo Mana namaranye nayo. Nibuka Pawulo amaze gukizwa, ubuhamya yatanze yaravuze ngo sinzavuga Imana y'abandi. Aravuga ngo sinshobora. Pawulo ntiyagiye kureba Petero amubwire ngo Imana yawe ikora iti, oya, iyo yabonye i Damasiko. Kandi mbibutse ko muri izi nzira banyuragamo, igihugu cya Isiraheli cyagiraga inzira ebyiri. Ntabwo ari ebyiri komuteri nk'ebyiri, n'ebyiri mu byiciro bibiri.
inzira y'abami abatware n'ibikomerezwa n'ibikomangoma yari inzira imwe inyuraho, kandi yarindwaga kuva mu mujyi umanuka ugenda kugera mu gihugu cya Siriya. Kuva Yerusalemu umanuka ujya Yeriko yari inzira imeze neza irinzwe. Hakaba n'inzira ya rubanda. Pawulo ajya i Damasiko yanyuze mu nzira y'abami n'abatware, amanuka mu nzira y'abatware ari ku ifarasi. Umwami w'abami aravuga ngo turahurirayo kuko urwego wishyizemo nibwo mbamo. Amutegerereza mu nzira y'abami. Kristo Mesiya aramutegereza. Ntiyigeze avugana nawe, yabirinduye indogobe. Pawulo agwa yubamye, arangije umucyo mwinshi uramukubita, aramubwira ngo ndenganyirize iki Sawuli. Aramubwira ngo urinde mwami, urinde mwami. Yumvishe ikiganza kimukubise hasi, aravuga ngo uyisi rubanda. Reka mbabwire, iyo umuntu ataraterurwa n'Imana abazi ko aremereye, ariko iyo Imana igufashe ntabwo wumva ko ari umuntu, ntiwanabikompara. Reka da, ushobora kwitiranya ijwi ry'Imana ukaryitiranya n'iry'umuntu, ariko ikiganza cy'Imana ntiwakitiranya n'icy'umuntu. Samweli yitiranyije ijwi ry'Imana n'irya Eli, ariko Pawulo ntigeze yitiranya ikiganza. Ntabwo tu ni ukuboko k'umwami. Aravuga ngo kandi uyu mwami simuzi. Aravuga ngo urinde mwami nkagukorera. Aravuga ngo ninjye Kristo urenganye. Pawulo yunamutse abwira Imana ngo sinshaka kuzakumva nabandi, ahubwo uboneka mu zihe nzira. Pawulo ajya gusenga Marimisa aba muri Arabia Saudite, ari mu ishyamba asoma ibya Kristo Yesu. Asoma ibya Kristo Yesu, Imana iramwihishurira. Mumbabarire mvuge gatoya ku masengesho. Amasengesho birenze uko abarokore tuyavuga. Ubundi amasengesho ni ikintu kitavuga, ahubwo ni ikintu gikorwa. Ntabwo amasengesho tuyavuga, ahubwo turayakora. Rekera kutubwira ngo uri gusenga. Wowe senga kugeza ubwo tubibona kusenga. Ku buryo usa n'amasengesho. Kandi mwebwe murabizi keretse uwakiyobagiza. Uzi ko umuntu asenga amasengesho akamuhumuraho. Amasengesho akamuhumura, mwahura uri umukristo ukumva arahumura ubuntu bw'Imana. Mwahura ukumva arahumura ubuntu bw'Imana ku buryo umureba akavuga ngo uyu muntu arasenga kweli. Twigeze twasenga, hari urugendo ntazigera nibagirwa kugeza ubwo ngiye mu nda y'isi. Ni urugendo twakoranye n'Imana, twarusengeye. Duhaguruka Kamembe tujya ahantu biti Bweyeye, tunyura mu ishyamba rya Nyungwe, turagenda. Amasengesho atunuka ko mu munaniro, amasengesho arahumura, ducika intege, amasengesho agumaho. Umuntu wasenze amasengesho arekeraho kuba kuri uyu muntu ari uko yagiye cyangwa atagisenga. Ariko amasengesho umuntu arayasenga agahinduka umwambaro, ku buryo dayimoni kubona ikavuga ngo uyu si mugenzi wacu aherukana n'Imana. Umuntu usenga aba ari mu iremero, aba ari mu cyumba Imana iremeramo. Kuko iyo umuntu asenga, n'abamarayika b'Imana bashiduka bafashe ibisubizo bakuzaniye. Amasengesho atuma Imana ikora ibyo utasabye. Umugabo witwa Zakariya yinjiye ahera ntiyigira asaba icyifuzo na kimwe. Atambira Abisiraheli yonse imibavu, marayika Gabriel aje asanganuka amasengesho. Aramubwira ngo ariko hari ikindi mu rugo utagira. Genda ufashe umwana uzamwite Yohana, bisobanuye ngo Uwiteka kugiriye ubuntu. Nubwo yagize uburyo abitekereza, ariko Imana yamuhaye ikindi gisubizo kiyabanye n'ibyo yasengeye. Amasengesho yatumye Eliya asenga ahagarika imvura. Arangije kuyihagarika, Bibiliya irabitubwira mu rwandiko rwa Yakobo igice cya 5:17 ngo arongera arasenga ngo ijuru rigusha imvura. Abantu mubizi nta mvura ituruka mu ijuru ibaho, imvura itangwa n'ibicu. None si ibicu ni mu ijuru? Ni ikirere. Ibicu ni ikirere, ntabwo ibicu ari ijuru. Ariko Bibiliya iravuga ngo ijuru ritanga imvura. Umuntu wasenze, imvura yituruka mu biganza by'Imana. Uburinzi bwe buturuka mu biganza by'Imana, imibereho yituruka mu biganza by'Imana. Ndabyibuka twageze ahantu tunaniwe nta kuvuga. Amasengesho ni igitangaza. Umuntu wari urwaye abadayimoni avuza induru ngo ngabo
barahageze tucyumva dayimoni ivugije induru twiyungamo imbaraga ntabwo tubwo dayimoni yahamutse tuyikubita niba ari akantu karyoha ni igihe uri ku rugamba umwanzi wakagutera ibitugu yiruka baguhaye inzira ni ukuvuga ngo fatana hano nk'uyikirenge nahawe nicyo bisobanura abakubwiye ngo nk'uyikirenge naho hashinga ibendera n'iwawe. Haleluya. Burya nubona mu masengesho wasenze hari kimwe gikoretse ongera uhatiriza ukubiteho wongera uhatiriza ukubiteho wongera uhatiriza ukubiteho wongera usenge. Umwana w'umuhindekazi yigeze arwara indwara mu kinyarwanda twavuga ngo ni macinya, yica nyina asigara arembye, isi aramusiga ajya mu rundi rugo. Hagezeyo umwana aravuga ngo numvishe bavuga imana nyinshi, aravuga ngo niba hari imana ni nyinshi sinazitondora izo yavuze, aravuga ngo niba hari iy'abahindu hari n'iy'abagowa, aravuga ngo niba hari imana y'abamusikirima abamizirima, aravuga ngo numvishe ngo nimwe yapfiriye abantu ku musaraba uko, aravuga ngo iyantabara niyo nakorera, iyanyumva ikangiza uyu mubabaro niyo nakorera. Mu gicuku cya nijoro abona umucyo mwinshi mu cyumba yararimo, haranukaga, arangije abwira se aramubwira ngo uje n'imbabazi nyinshi, agira ngo ni se umusuye mu cyumba. Aramubwira ngo dawe noneho unsuye n'imbabazi nyinshi ku buryo uza n'umucyo utemeraga no kwinjira mwa kino cyumba. Nijwi rituye aramubwira ngo ntabwo ndi so, aramubwira ngo ninjye Kristo wagucunguye, ninjye ya mana yo ku musaraba wahamagaye. Umwana aramubwira ngo sohoka hano na data ntahinjira. Sohoka. Reka amasengesho atuma Imana igusanga mu cyumba umugabo atagusangamo, Imana igusanga mu cyumba umuryango utazamo, Imana igusanga mu cyumba inshuti zitinjiramo. Mwene data aririmbye indirimbo, bene data baririmbye ngo bimwunyuramo n'igihe wubitse umutwe mu maguru mu cyumba cyawe, hamwe udafungurira inshuti, hamwe utazi, no muri ya nkingi y'umutima, hamwe haba ibyishimo utabwira abantu n'umubabaro utabwira abantu, Imana irahagusanga. Yesu aramubwira ngo uretse no muri iki cyumba kinuka, unyizera no mu rupfu tuzabana. Unyizera no mu rupfu tujya tubana. Kandi reka mabwire, Yesu natuye kure y'abizera, abana nabo, agendera muri twe, akorana natwe. Haleluya. Ntabwo ajya bakure y'abiringiye Imana. Iri muri twebwe ikiyitubwira ni imirimo yose igenda ikora, abayivuga nabi bayibeshyera, mubagira inama barekeraho. Perimo enimani ya horia nengisa enimani korea sans tembimani nga horia tekosa ni maedra teramangi ya hosa. Imana ntiri kure y'abizera. Marayika yabonye Magadarena mu gitondo, Magadarena yikanze aramubwira ngo wowe humura kuko ndabizi kugenzwa no kureba Yesu. Aravuga ngo wowe humura ntugenzwa mwibagiri humuri, uragenzwa no gushaka umwami wawe. Aramubwira ngo humura usiwogope, humura fear not, kukugenzwa no gushaka Yesu. Humura. Aramubwira ngo humura. Ubwo washe muri Karufari uzanywe no gushaka Yesu. Humura. Ubwo uyu mugoroba ari ukugenza, humura. Mwene data yavuze ngo ntimugire ubwoba. Manishi nkunda kubibabwira, nta gisirikare kitagira kode yacyo. Urwo ni ururimi rutagira grammaire, nta maksa, ruraryoha we. Parima ndiya horia. Haleluya. Nkunda kumva amakuru y'umurwa, uri kura hatagera ibyago,
kandi umucyo n'umwana w'intama umunsi umwe nzawinjiramo nta marira aba muri uwo murwa nta n'indwara ishobora kubayo Imana ishimwe umunsi umwe nzawinjiramo Haleluya nuzuye Haleluya nuzuye igishimo ijuru hari umunezero Mana ishimwe Haleluya niba mu bugingo bwawe hari ijwi uri kumva cyangwa hari ikintu uri kumva wakora, niba ari uguhaguruka, niba ari amashyi, niba ari haleluya, iyo geste yikora ntacyo bitwaye, iyo geste yikore nta kibazo, iyo geste yikore nta kibazo. Bohokera imbere y'Uwiteka niba wumva hari ikintu umwuka akubwira gikore gutyo ntacyo bitwaye. Nikiriza cyane haleluya haleluya ongera kandi haleluya 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 Yesu shimwe shegeri ya severi ya drogai amer desavari ya sovai. Uga n'umunyamasengesho niwe wari unyoboye mu ntuze turimo yitwa Delphine, n'umuhanuzi mwiza cyane. Imana iramubwira ngo genda umubwira kanguke. Araza Delphine nkubita mu bitugo arambwira ngo kanguka akazi kapfuye. Ndahindukira ndavuga Imana iraryoshye. Pawulo agiye imbere y'abantu aravuga ngo si icyo nashakaga kubabwira, nta nubwo nje kubabwira ngo Imana yanyimvure, aravuga ngo nje kubabwira ukuboko kwamfashe ndi ku Damasiko. Ubundi hari ibintu twari dukwiriye kuvuga. Imana yagukuye mu businzi, iyo yari ikwiriye kuvugwa. Imana yatumye ureka ubusambanyi, wari ukwiriye kuyivuga. Pawulo aravuga ngo yamfashe ngiyi Damasiko. Niyo ngira ngo mbabwire Abagalatiya bumvisha Imana Pawulo ayivuze, buzura umwuka wera, buzura umwuka, nta watuye, buzura umwuka, nta n'umbatijwe. Abagalatiya buzura umwuka. Nicyo gituma mujya musoma Bibiliya abandikira akababwira ngo mwatangije iby'umwuka none muherukije iby'umubiri. Nuko bumvise amagambo y'umwuka Pawulo ari kuvuga, buzura umwuka, baramubwira ngo Imana yawe ni y'igikundiro. Ni igikundiro. Yongera kubandikira urwandiko, reka nihute, ariko na Yohana yandikira Abagalatiya nubwo biswe Laodikiya. Laodikiya birimo amagambo atatu rawose cyangwa se abiri cyangwa na atatu rawose andi diakeo. Nukuvuga ngo ni igihe Imana icira umuntu urubanza. Irabareba abantu b'Laodikiya baribagiwe iby'umwuka, ireba abantu b'Laodikiya batagikijijwe, irabareba birata ubutunzi n'amakanzu meza y'Abalayodikiya, irabareba irababwira ngo mwari muzi ngo muri abatunzi, muzi ngo murambaye, nyamara iyo mbareba mbona mwambaye ubusa, ntimufite umwambaro w'umwuka wera. Umwuka wera arenga kuba urugingo rw'Imana muri twebwe, akatubera n'umwambaro, akadufubika. Hari abantu twari turi kuganira nimugoroba ni kuri WhatsApp, n'abantu duhurira hirya no hino. Hari umuntu wari uri kutubwira ku ntambara yo muri Isiraheli, ariko hakaba n'undi muntu nawe twari kumwe wadusetsaga we ariyo. Yatubwiraga ngo ntimukajye mwishinga abantu ngo Imana ikoresha n'imirindi yabo badafite intwaro. Atwiyemera atubwira ukuntu bazengurutse iriko, aravuga ngo iyo Mana yakoreye mu mirindi yabo iracyahari n'Imana izakomeza gukora. Imana ishimwe cyane. Oh, haleluya haleluya. Iyo umuntu afite umwuka wera, imirindi ye imera nk'igisasu cya kirimbuzi. Urakandagira uburemere bw'umwuka akaba ari bwo bukubita hasi, ku buryo ababisha bawe bahungira kure. Kubera iki? Umurindi wawe si uwawe, n'uwikanzu y'umwuka, n'umwambaro w'umwuka wera. Pawulo rero abwiye Abagalatiya ngo niba tubeshwaho n'umwuka, mureke tujye tuyoborwa n'umwuka. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Urakandagira umwuka wera akakuyobora. Nari ndi kubwira nijoro ukuntu umwuka wera afuha. Umwuka wera arafuha, kandi nta muntu ufuha adakunda. Nubwo gufuha biba ingeso iguteranya n'utihangana. Gufuha biguteranya n'utihangana, ariko burya nabwo bituruka mu rukundo. Umwuka wera arafuha.
iyo abona uri kuyoborwa na kamere arakwijundika agahita avuga ngo akoze ibyo nanga. Siko Bibiliya ivuga? Iyo ukoze imirimo ya kamere uba ukoze icyo umwuka wera ageze gute. Kandi Bibiliya iravuze ngo ba Kristo Yesu babambanywe kamere n'irubanira ryayo. Wese bwa kamere, imitekerereze n'imikorere yayo n'imirimo ya kamere yose, ibyo nibyo biri mu iruba. Babambanye kamere. Mu yandi magambo, kamere iri ku musaraba. Utarabamba kamere ntushobora kuryoherwa n'umwuka, kandi umwuka niwe uduha urukundo, niwe udukundisha Imana. Ubu hari abantu babwiye Imana ariko batarumva Imana ibabwira, bataraganira n'Imana ariko bo barayibwiye. Ntabwo kuvugana kuvugisha umuntu ntibisobanuye kuganira nawe. Hari ugutega amatwi ukamuvugisha akagukupa kumvisha atagusubije. Hari abantu benshi bakoze ayo masengesho ameze nkayo batigeze baganira n'Imana, ariko umuntu ufite umwuka wera muri we Imana imuha umwanya akaganira nayo. Umuntu ufite umwuka, sinzi niba mwarabyumvishe, usoma Bibiliya ukumva ni umuntu uri inyuma yawe uri kukubwira ibyanditswe, ukumva ari kukuganiriza. Niko umwuka wera ajya aganira. Umwuka wera arakuganiriza. Najyaga ncika igihe kimwe ndi kwiga misiyoloji, najya gusoma igitabo nakibumbura gusa, umwuka akanganiriza kugeza ubwo najyaga nkarota amasomo ndi kwiyumvira ibintu byo muri Bibiliya. Umwuka wera agira ikiganiro kiryoha we. Ariko kandi abafite utugambo twiza kutwa abantu bari muri fiyansaye, ureba umuntu ukamwita amaso ni nk'ay'inyana, kandi nukura babona uri nkayo. Kakura akakuti nukuri ntawe ukuruta, nta nundi afite, ntawe uhari. Uzumva umuntu mwakundanye, ndabizi nti mwabiyoberwa, cyangwa ukunda abonye umuntu utuma anya yaguhaga ureka afuhuka byimba hafi no guturika. Iyo umwuka umubiri ukujyanye ukajya gukora ibya kamere, umwuka arababara ntabwo atakoze ibyo nanga. Umwuka kamera nk'uguhurwa. Kugira ngo wongere ugarure umwuka nuko ufata ya kamere ukayimanika. Kubamba kamere nuko uyibwira ngo ibyo ntegetse gukora simbikora, kuyangira imirimo yayo gusa nuko uyinaganika. Kuyimanika ukayimanika iri ya ruguru, umwuka kubita igitwenge. Ewe data we. Iyo ufashe kamere n'ibyo kamere yakubwiraga gukora ukabwira kamere ngo ntabyo nkoze, umwuka kubita igitwenge kiryoshye agahita avuga ati umukunzi wanjye akwiriye akarabo, akakuzanira impano. Rega ntabwo mushobora kubona impano z'umwuka mutakoze ibyo umwuka ashaka. Iyo wanejeje umuntu agukunda koko akuzanira akarabo akagakira. Bimwe muri accident nahuye nabyo nuko nabanye na madamu ntari romantique. Ntabwo nari romantique, ibintu by'amaniversaire sinabikundaga, numvaga atari ibyanjye. Kuvugana nawe kuri telefone rero bihaye amasaha turi muri fiançailles, naramubwiye nti niba saa 12 zirenze ntuzongere kumpamagara. Kandi wabona ntuzateye nkanjye. Wane simbishaka. Yagira anniversaire agategereza ko nzamubwira nti umunsi mwiza w'amavuko shwe. Byo sinabirebaga. None ufata ni seti wawe wibyukira muri niba ture mu gitondo yasize umugore mu buriri agataha afite ibitotsi, umugore avuye mu buriri, hanyuma ninjoro nkigira kuganiriza korari. Igihe kimwe sinzi ukuntu byanje, nukuri sinzi uko byaje. Timu mujyi ngiye kubona mbona abantu batonze inyuma y'indabo bari kugura. Aze byagenze bite? Ibi barimo nibiki? Mbajije ururabo ndamwanira rugura ngahe, anyigerezaho nkana ngo 16 inka yanjye. Ngahe ibihumbi 16. Mba nkubitanye n'umuntu uzana isetarangwatanise ndagushyiriraho ibihumbi 8 nawe shyiraho ibindi. Ndavuga nto uyu muntu ushyizeho 8 ndaba musebeje. Fata ibihumbi 8 bishyiraho. Fata ururabo. Ndataha ngere mu rugo nsanga uwiwanjye ntahari. Agatereka kuri tiriwari y'igitanda nkabona ntibijyanye. Natereka ku buriri nkabona ntibihura.
ase ndagatereka hasi araza nkamuhe mu ntoki ndabigenza nge nakoze mariage byo gupfukama no gutera ivi ntabihari ntabyo narinzi ibyo nabimenye nyuma nabibonye nyuma abane ururabo ndarushyirahe nigira inama ndutereka ku kameza ndakakurura nkegereza ahantu yinjirira agiye kuza ndamwane sheri akiza ndamuhobera ndamwane ngwino nkwereka akantu ngo mwambika agatambaro mu maso ndamwane ngaho mfata ku rutugu afashe ku rutugu ntera intambwe atera indi ntera intambwe atera indi yaze imbere y'ururabo satani arambwira atari kuri umupfapfa kwe wabinjije ahantu hari urukundo haba umunezero w'utuntu duto duto impamvu wowe ugakora ntikakunyure nuko nta rukundo rwa Kristo tugakorana ariko harimo urukundo rwa Kristo n'amayinite ya desa bakunyuze urukundo rwa Kristo rutera umuntu kunyurwa rukamukiza umwaga n'umururumbu urukundo rwa Kristo wambara umwenda umwe kabiri gatatu kaberwa ukajya ubona uracyaberewe urukundo rwa Kristo ruraryoha mana ishimwe nari mandi yahosa urukundo ruraryoha ntibazakubeshye ruraryoha nkuraho ndangije mfata ururabo ndaruterura dufatanye satani ntireba iyo foto dufite amajwi atubuza kuvuga nabi no atubuza gukora neza no gushyira mu bikorwa ibintu byiza mbamukuyeho agatambaro mu rurabo umugore aragenda agwa hasi ararira aravuga turakoze najyaga mbona bitakureba utabyitayeho ahubwo numva nari narabisenye kera ntibukeye rwa rurabo yaruteretse hariya ko rwari natirere ntabwo rwari artificiel niga imibare ndavuga ntubwo ukunda ururabo ndaje ngukorera undi muteguro cunga yagiye ndarumanyagura dushushanyamo umutima ku buriri aho yaramaze gusasa yewe data wa twese uri mu ijuru we sinamenya ahantu yakuye amafaranga sinamenya uko byagenze nagiye kumva numva nawe arambwira ati shyira agatambaro mu maso ariko kwari ku munsi ukurikiye iyo wegeranye n'urukundo rw'Imana uhorana udushya duturutse ku Mana haleluya uhorana udushya ko ushaka kuba kure y'umwuka w'Imana warangiza ngo ushaka uburyohe bwo mu Mana reka da egera umwuka Bibiliya imwita umufasha iyo ubanye nawo neza twa innovation twa buri mwanya kandi ubona umunezero wawe wa nyawo Imana ishimwe ubusa anniversary yakongera kundengaho umwuka wera nabaza iminsi y'ibirori byawe aho Imana ikubwira ngo nzatanga ingabo nyinshi zipfe ku bwawe muri abantu ntikabura kuba bahoreka nkavuga nsenge uzumva iyo umuntu ari kukuvuga neza ukamwumva ari kukuvuga neza imbere y'abanzi bawe ari kukuvuga neza imbere y'abanzi bawe uzi ikintu kikubabaza ubabazwa nuko ubuze icyo umuha wababazwa nuko ubuze icyo umuha ariko uwo muntu araryoha ntibazababeshye Salomo yarabyanditse aravuga ngo kuvugwa neza biruta amavuta atanu aho kugira ngo ugende uhumura abantu nibakureba bavuga ngo aranuka iyi perfume imeze nabi iyi odeur nimbi yaravuze ngo mwarekeraho kwihumuriza umuhumuro w'ibyo nisize mugasigarana imvugo nziza Imana ishimwe Yohana yongeraho mwiyereko yagize Imana iramubwira ngo ariko nibangarukira irababwira ngo muri bo abantu bazanesha ndashoje nzabicaza ku ntebe
nkuko nanjye nanesheje nkicarana na data. Hari intebe y'abantu banesheje kamere, hari intebe y'abantu batsinze iburyo bw'Imana irateguye. Yesu arayireba akavuga ngo ni intebe ya runaka, ubu intebe yawe irazwi. Arayireba akavuga ngo dore intebe ya runaka. Iyi ntebe Imana ishimwe, Imana irinda nyirayo. Murebe mu bintu Abisirayeli bitaga ibyiringiro bageze i Yerusalemu Siyoni, barebaga intebe ya Dawidi bakavuga ngo Imana ikomeje isezerano ry'ubwami mu muryango wo kwa Yuda. Icyo gusa intebe ya Dawidi bahindukirira intebe ya Mesiya bakavuga ngo ubwo intebe yihari azaza nawe yicare muri twebwe. Ubwo intebe yiwe ihari, ubwo icyicaro cye gihari nawe arahari. Muzarebe iyi ntebe y'umuntu ihari nawe uba umufite. Iyo atashe niho ajya. Ninde bababwiye iwabo w'umuntu saho yiri, iwabo w'umuntu naho ataha. Kandi intebe y'umuntu ntibaho yirirwa. Reka ibaho ataha ibiwe. Timujya mwumva mu Kinyarwanda tuvuga ngo ministre w'iki? Mugira ngo ni intebe yande. Mugira ngo ni intebe yande. Musome Bibiliya. Bibiliya y'Icyongereza ivuga ngo iki? Aho Paulo yavuze ngo twihesha agaciro nk'abakozi b'Imana bagabura ibyayo. Itwita ba ministers and ba speakers, n'abavugizi n'abaminister b'intebe y'Uwiteka. Ibisonga byeguriwe ubwami. Iyo ntebe igira abaministre, ifite abantu bayigaragiye. Iyo ntebe ya Kristo y'abanesheje, y'abakaruvari batsinze. Iyo ntebe ya Kristo y'abanyarwanda banesheje. Iyo ntebe ya Kristo y'abaririmbyi birinze babambye kamere. Iyo ntebe Rafayeli arayirinda. Rafayeli birasobanuye ngo ni Imana ikiza. Ni umumarayika Imana ituma muri operasiyo zo kugukiza no kukurinda. Hakaza Mikayeli. Mikayeli ni ukuvuga ngo ni umuntu umeze nk'Imana. Ndafashijwe we, ndanezerewe. Ahagarara imbere. Rafayeli agenda imbere y'abakiranutsi. Niwe ugenda ukubita, akubita ibintu bibi imbere y'abakiranutsi. Kubita bimwe abarozi batega ntimugahangayike. Rafayeli akubita igihembe kigwa kwa nyiracyo. Kubita kwa nyiracyo. Kubita. Mikayeli ntabwo akubitiye ibyo myuka. Mikayeli aturwanira urugamba rugaragara tukabona intsinzi n'amaso. Za ntambara wabonye. Mikayeli wentrevona ni Mikayeli ururwana. Hagasigara na Jibril marayika w'amasezerano ugenda ukubwira ngo humura. Kuko atuye mu bubiko bw'icyumba cy'amasezerano. Abaheruka mu bisubizo byawe. Arakureba waragumye bakakubwira ngo ibyo ntibikurize mariage yawe irahari. Yakureba ushonje akakubwira ngo humura, mvuye muri stock none aho ibiryo nabibonye. Yakureba uri umushomera akakubwira ngo humura, akazi kawe karahari ndabizi. Rafayeli iyo wasenze aba bamarayika barabikunda kuko bakunda raporo nzima. Bakunda kuripotinga ikintu kiri clear. Bakunda kuripotinga akantu kari clear. Rafayeli akaza akavuga ngo bari bamuteye ariko nawe yahagaze neza. Rero iyo utangiye gukiranirwa utera ifuha aba bamarayika bagira umujinya uteye ubwoba. Abamarayika bagira umujinya uteye ubwoba. Tekereza marayika Gaburiyeli ntabwo ashinzwe intambara, ashinzwe amasezerano. Ariko yanize Zakariya aramubwira ngo ntuwongere kuvuga kuko uvuze ibihabanye n'isezerano ry'Imana. Muti ceceka usohoka utavuga wowe utaza kugusha Elizabeth. Aramuniga. Aramujwikiriza. Aramujwigiriza aramuti ceceka usohoka utavuga. Yaragiye aniga acumutsi wa Yakobo. Ahuye na Joshua afite inkota. Araguti mperukana na sekuru w'uyu muntu. Turaherukana namuciye umutsi ariko uyu afite inkota. Aramuga ngo nje none hakubera ingabo z'Uwiteka umugabo. Ni none hanje kandi nje noherezwe n'Imana. Imbere yawe hari ingabo utabona ariko Uwiteka yohereje ngo zikurwanirire. Niyo mpamvu wikanga urupfu ntupfe, hari ikiru cyahagurukegerayo. Niyo mpamvu wikanga guseba ukabona ntusebye, hari icyegeza y'igisebo. Hari amaboko mubana nayo mutazi. Iyo mibereho ni umwuka wera uyikora.
kugira ngo rero utababaza umwuka ukanayoborwa nawe noneho, kuko iyo ntabwo umwuka, mumbabarire mbasobanurira iki kintu, umwuka wera ntabwo arinda umukiranutsi ahubwo aramuyobora. Umwuka ntabwo arinda umukiranutsi ahubwo ayobora umukiranutsi. Umuntu ukiranuka agira abamahayi, mahayi birasobanura ngo ni uwatumwe cyangwa intumwa, tugira abamarayika batugaragiye. Ariko umwuka ni ubuzima bw'Imana muri twebwe. Iyo Rafael arwana intambara, umwuka arakubwira ngo rekeraho kunyura hariya, nyura hano. Iyo wumviye umwuka uba uri kubamba imirimo ya kamere, ubu gukora icyo Imana ishaka. Niko kwaguhinduka bashya, tukagira imitima mishya nk'uko dufite insanganyamatsiko y'uyu mwaka. Kandi umuntu uhindutse ntabwo ari ngombwa ngo uvuge ngo narahindutse, oya, impinduka ziragaragara, kuko umwuka wera w'Imana araguhindura. Abudurukarimu bakamenya ko ari umukristo. Nta muntu ushobora gushaka niseti uyu munsi ngo ajye mu musigiti, ntibibaho. Uyu munsi umuntu ukeneye aniseti amushakira mu rusengero, ntabwo mu musigiti basubira, kuko nahuye n'umwuka. Imana ishimwe, hari imirimo umwuka atakwemera ukora. Ariko kandi ikintu gitangaje, mwari mubizi ko umuyobozi atari umutegetsi? Mwari muzi gutandukanya umutegetsi n'umuyobozi? Umuyobozi ni ukoresha ubumuntu mu itegeko. Umuyobozi ari mwene data w'umunyamategeko. Hari abo twita abategetsi, sibyo? Abayobozi b'amakoperative tubita abategetsi ba koperative, ni abayobozi ba koperative. Ariko tukagira abategetsi mu nzego runaka, sinshaka kugira urwo mvuga. Ntabwo bari ari abategetsi, ni abayobozi. Abayobozi bayobora bisanisha nabo bayoboye. Ariko abategetsi ntibakenera icyubahiro n'igikundiro, ahubwo bambara igitinyiro. Kandi umuntu wambara igitinyiro umwubaha utamukunda, ukanamukunda utamushaka. Umuntu wambaye igitinyiro, iyo ni niyo system iri politiko. Umuntu wambaye igitinyiro umukunda utamushaka, ukanamwubaha utamukeneye, ku buryo umurebe ugahita umubwira uti mutware, ugapfuka mu mutima uhagaze. Kora ibi ngibi ukubaka, ariko mu mutima uri gusenya. Umwuka rero ntabwo adutegeka, aratuyobora. Aza kukureba ahereye kuri rwa ruguma, ahereye kuri rwa ruguma akakubwira ngo impore. Azana umutima w'urukundo, azana umutima w'urukundo. Ariko umwuka wera uyobora umurokore ukodesha, akayobora umurokore w'umukene, akakubwira ngo ibyo byose byirengagize. Umwuka akakubwira ngo ufate uyu murongo. Umwuka akakuyobora mu kazi karimo sare, karimo umushahara uhagije. Umwuka akakubwira ngo ntusambane, ukanga gusambana ngo bakongerere undi. Umwuka akakunyuza hariya, umuntu akakureba akakota, ariko ahari uzuye ikigoryi, ufite ubwenge, byagenze biti? Umwuka uzi ko wicara ku meza iriho abakobanyi, umwuka akakubwira ngo urakora n'iki n'aba bantu, haguruka ngwino nkubwira aho tujye. Yewe akagusohora mu nama y'abakomeye, yarangiza akakujyana mu ishyamba mu butayu, akakubwira ngo pfukama dusenge. Umwuka yabwiye Mose, umwuka ni igitangaza, yabwiye Mose uti byo kwitwa umwana w'umukobwa wa Farawo byihorera. Ibyo se bimaze iki? Kuko se logikoma ntacyo bimaze, cyari bikimaze. Ariko arango uti byihorere, byihorere. Arango uti kandi byo kurara ibwami bireke, manuka mu batijiste, genda muri bariya bari gukora uburetwa mu cyondo. Babona umwana w'umutware aje mu cyondo mu ibumba, arakata arabyinagira. Bibiliya iravuga ngo yabonye ko kwitwa umukobwa wa Farawo ngo ntacyo bimaze. Haleluya! Umwuka hari ibintu atubuza, akatubwira ngo humura, imibereho yawe ni njyewe, rekeraho ibi, njyewe nzakuyobora. Kandi iyo umwuka akuyoboye mwisi bwenge uhinduka injiji. Ariko umusaruro wo kwemera kuyoborwa n'umwuka
ukaba ibimenyetso by'imbaraga n'ubwenge. Ndabisubiramo, iyo umwuka kuyoboye wamwemereye mu isi y'abanyabwenge uhinduka injiji, ariko umusaruro wo kwemera kuyoborwa n'umwuka uhinduka iby'ubwenge n'imbaraga. Arebye Bagalatiya aravuga ati rero noneho niba tubeshwaho n'umwuka mureke tuyoborwe nawe. Nimwanyemerera tugasenga, ariko hari akantu ntashoje. Wa mwana w'umukobwa ntabwo nashoje, mwana w'umukobwa w'umuhindekazi ntabwo nagasoje, ndakibutse. Imana ishimwe. Umwana abwira Yesu, aramubwira ngo ngaho sohoka hano, data atagusanga hano. Ikintu nakundiye Yesu, muzi ko yamwiyeretse nijoro, mu ijoro ry'umubabare, mu ijoro ry'umuruho, mu ijoro ry'umuborogo, ariko agenda atamukijije ikintu na kimwe mu ndwara yari arwaye, amusigira icyizere gusa cyonyine. Yaraje aramubwira ngo umuntu unyizera no mu rupfu turabana. Agenda atamukijije, agenda atamusohoyeho, ntiyanamufungurire, ariko uko bamufungiranye aguma gutyo. Yesu uza akakubwira ngo barakuzinze, akakwihorera akigendera. Ndamukunda ukuntu yasize Lazaro arwaye, atangiye gutengurwa, ahita abwira Lazaro aramubwira ati rero Lazaro, Abayuda bagiye kuntera amabuye, tuzasubira. Acaho arigendera. Lazaro arwaye, Marita aravuga ati ariko nimumwandikire, bamuha akabaruwa, aragasubiza. Aravuga ati iyo ndwara si yo kumwica. Lazaro arahwera, baramubwira ati rega yapfuye. Asibira kangahe, baramuhamba. Agiye kubwira abigishwa aravuga ngo nshimiye Imana ko yapfuye ntariyo. Ngo biranejeje, ngo ko ntari impari, ngo kuko iyo nza kuba mpari mwari kugira ngo yasinziriye ibitotsi byo gukangurwa, ngo ahubwo yarapfuye. Mariya murebye aramubwira ati nk'ubu urajyahe? Kuyuza kuba uhari imbere atari ubwo uri kujyahe? Marita ngo aguma yiyicariye. Yesu aramubwira ngo nshaka kujya kumva. Nkunda Yesu ubireka bikabanza bikakubarirwaho. Arakureka bakabanza bakabivuga, ntabwo yahoze utarize. Narabibabwiye, Imana ntizaduhera ijuru mu ijuru, iduhera ijuru mu isi. Ntizadutabarira mu bisubizo, izadutabarira mu bigeragezo. Ntizaturwanirira mu ntsinzi, izaturwanirira mu ntambara. Imana ntizigera igukiza utarwaye, izagukiriza mu burwayi. Ibikuriho byose bifate ubigite ikimenyetso cyo kugaragaza imbaraga z'ukuboko kwa Kristo. Umwana w'umukobwa agiye kubona burakeye, Yesu arigendera. Akimara kugenda, Isaraza afungura urugi nk'ibisanzwe, asunikisha ibyo kurya ikirenge, aramubwira ngo akira amafunguro urye. Umwana arangije aravuga ngo papa, nabonye umubyeyi w'umunyembabazi. Aravuga ngo hari umugabo twabanye mu ijoro ry'umubabaro. Ndamwibuka Yesu, twigeze turarana imyaka ku karago. Spiriye yabivuze urugendo rw'iminsi 3. Yesu ntiyigeze aguhari ifuti ngo guheke, ariko yaraguherekeje mu rubanamo. Hari igihe ataturenza imibabaro, ahubwo akabana natwe mu mibabaro. Ibyo nabyo ajya bikora. Imana ishimwe, Imana ishimwe, munyikiriza Imana ishimwe. Hari igihe atadukiza imibabaro, akabana natwe mu mibabaro. Yaravuze ngo nzajya mbafasha mu bibagerageza. Imana ihimbazwe. Umwana w'umukobwa aramubwira ngo namubonye, ni Yesu wabambwe n'umwe w'i Nazareti. Aramuvuga. Isi aramubwira ngo ndakwica, iyo Mana ndiyemerwa iwacu. Aramubwira ngo njye namwemeye kuko yambereye umucyo no muri uyu mwanda. Ntekereza Kristo wemeye kuba umucyo mu isi. Nyine nawe reba, icyumba kirimo umwanda ntiwakemera kwinjizamo umuntu mu rumuri. Ntabwo wacana wazimya itara. Ngewe najyaga mbibona hari umuntu wigeze adusura afite icyapfa n'undi umuturanyi aririza, bimwe twita kwiriza gusuhuzanya. Asuje ari hanze utabinaha muraho mwiriwe. Bahita bambwira utizimya itara, ngira ntyameta nkubita itara ndarizimya. Kubera iki? Kugira ngo umwe wicaye aho n'umwe ugiye kwinjira batarwana. Mwageze ngo nirihe tara ko ngeze gutya, mugeze ngo no gukanda ku gikuta. Apana, ni kare kapagare sije kama umuntu akajyo kapagana gatado. Ageze ngakubitaho ku rutambye gahitaka.
araza yicaraho avuga ibyo avuga, amaze kuvuga ibyo avuga arongera arasohoka aragenda. Iyo ugira ngo ugire icyo uhisha ukibika mu mwijima, ariko Kristo yagira ngo agire icyo agaragaza agishyira ku mucyo. Aza adashaka guhisha ashyira ku mucyo. Wa mwana mu gitondo ise aramubwira ngo ndakwica, erega nabishyira mu bikorwa. Apakira umwana mu mufuka aramanuka ajya kumujugunya mu nyanja. Agiterera umwana mu nyanja, umwana aramanuka, ise yirukankunga avuga ngo hatagira numbona. Abarobyi baraho baravuga ngo uyu mugabo ahisha ibiki mu mazi. Batera urushundura bazamura agafuka, kumbi Kristo wasize adakijije wa mwana yamurindirije amazi y'inyanja. Umwana akijugunya akitabwa mu nyanja azamuka akize bimwe byo mu hari ibiganza biguteruye bitagushakira ibyiza, aho bizaguta ni mu nsinzi y'Uwiteka, bizaguta mu nsinzi y'Imana. Hari ibiganza bigufasha utabishaka, ariko ubwo Yesu yabyemeye bikagufata bizagutaho Yesu ashaka ko muhurira. Umwana ise yaramubwiraga ngo ndakwica, akamubwira ngo naho ndiho naho napfa, siko nkundwa n'Uwiteka. Namwe atari urahura n'ibyago, akamubwira naho haze ibyago byinshi, Yesu ni umukiza wanjye. Aramubwira ninde uzongera kukuhagira kuraho kurwaye ko wiyanduza kumeze. Aramubwira ngo nuhagiwe n'amaraso. Aramubwira ngo ntuhagarara ngo ukomere wakuhagirwa nayo ninde wawe. Aramubwira ngo nkomeshwe n'ubuntu bwinshi, kandi Yesu amfashe n'ukuboko ndamahoro, ndamahoro, ndakomeye, ndamahoro, ndamahoro. Arambwira ngo kuko Yesu ni umukiza wanjye, naho hasi ibyago byinshi, naho hasi amakuba, jyewe ubu ndamahoro. Twabonanye yamurikiye ibyo winuba, Yesu yabibonye, arabizi icyatumye abantu bakureka. Haleluya, Yesu arakizi. Yesu yagukunze abantu bafite inenge bakwangiye. Umwana aravuga ngo ibituma unyanga, Kristo yabibonye, yamuritse, tiyanyanganye nabyo yakunze. Aravuga ngo ubu ndamahoro, kandi naho ndiho naho napfa ziko n'Uwiteka. Umwana atawe mu nyanja yarazamuwe, reka ngasoze, yarazamuwe. Abarobyi bamubonye babona n'akana keza kagakobwa. Salomo yavuze ijambo nkunda, ndarikunda cyane. Yaravuze ngo guhotora izuru biyizana uburakari, ngo ariko gucunda amata biresa amavuta. Hari ikintu cyakuzaniye uburakari ariko kimera nko gucunda amata. Ayo mavuta yareka kure, yareka kure, yareka kure. Manishi umwana w'umukobwa yaririmbye indirimbo ebyiri, 125 naho ndiho naho napfa. Aririmba indi ndirimbo ya 15 mu gakiza ivuga ngo amasezerano yose ku Imana yatanga. Yayiririmbiye kandi se yayiririmbiye se ku munsi wo gushyingira mukuru we, agira ngo ni mukuru we wasabwe wo mu rundi rugo. Abona haje akana k'agakobwa gaherekejwe na nyirasenge, kuko se yari yarataye urugo rwarimo abarwayi. Agiye kubona abona bambitse umwana watawe mu nyanja. Isamera nk'uguye igihumura, aramukangura, aramuti papa ujye ukora nka Aburahamu. Ukora nka Aburahamu, ubura amaso yawe hari inyenyeri wizeye. Ariko wari wapfuye. Yavuzemo ijambo rikomeye ryanteye urujijo, nahishuriwe nyuma. Yaravuze ngo isi nubwo yavaho, ijuru rikavaho, uwizera azabona ayo masezerano. Yari yizeye gusubirizwa hehe ijuru n'isi byagiye. Yaravuze ngo no mu isi nshya no mu ijuru rishya Imana izakomerezamo imirimo yavuganye n'abakiranutsi. Amasezerano yose uko Imana yatanga yakomejwe n'amaraso, yakomejwe sinzi niba gukomezwa n'amaraso mu byumva ni isano rihoraho.
umugozi wawuzirikisha umuntu bagatandukana, ariko amaraso ntabwo watandukana n'amaraso yawe, ntabwo bibaho. hari abantu benshi mu isi batishima kubera ko abo bahuje amasano baguwe nabi. hari ibyishimo rusange mukomora ku bantu muhuje amasano. Timubizi se mwebwe? Amaraso aravuga ngo ryakomejwe n'amaraso. Mu rundi rwego amaraso ya Kristo yakomeje isezerano. Ndabikunda. Amaraso ya Yesu kuva yava ntaravura, aracyatemba ku isezerano, aracyarimanukaho. Umuntu nyotewe yezwa nayo. Aya maraso aracyashoka mu kabari mu ndaya, aya maraso aracyatemba ajya mu mihana, aya maraso arakeza biringiye Kristo. Haleluya! N'amaraso yavumuye inyabihanga igorigota, arangije ahagira agasozi k'umugisha. N'amaraso yageze kuri Mariya Magadalena arwaye abadayimoni 8, barahunga baragenda. N'amaraso umujura wari iburyo bwa Yesu ku musaraba w'iburyo yarahindukiye, aramubwira ngo uyu munsi, aramubwira ngo da, ubwo uzaza mu bwami bwawe uzanyibuke. Kwizera ayo maraso aramubwira ngo uyu munsi turabana muri paradiso. Umujura apfuye aho kugira ngo ajye mu mva, ahura n'umuzuko wa Bera, azenguruka Yerusalemu ari gutaraverisa hamwe n'abantu. Abamubambye bamubona mu Bera, yahuye n'amaraso ya Kristo. Bamubona mu Bera ari gutembera, azenguruka mu maraso. Azenguruka mu maraso ya Kristo. Kubwa amaraso ya Kristo azenguruka Yerusalemu. Babambye umugome, hazuka uwejejwe. Yanyuze mu maraso ya Kristo. Aya maraso niyo yahinduye abuduruka ari mu kubona isezerano ryera. Ubu nange ndi iburyo bw'Imana. Aya maraso ya Kristo, haleluya, niyo yatumye tuba ababwiriza butumwa isezerano ryera. Ya maraso ya Kristo niyo yatumye muba baririmbyi. Ntimwari mubyemerewe, ariko amaraso yabegeje hafi. Muririmbira mu iteraniro ry'abamarayika, niko Bibiliya ivuga. Murimo muririmba, marayika aza kuririmbana nawe. Aya maraso aduterura muri Karuvari, akatwegereza intebe y'Imana, tugakorera iteraniro imbere y'ibirenge bya Kristo. Adutereka iteka. Aya maraso niyo maraso ajya tubohorera urubyaro. Aya maraso ajya aca karande y'igisekuru. Aya maraso ajya kuraho umuvumo. Aya maraso ajya kuraho inyatsi. Mwegereje urudusenga n'Imana. Haleluya! Haleluya! Niba tubeshwaho n'umwuka, tujya tuyoborwa n'umwuka. Muyobozi wa gahunda, mbuze uburyo nsengamo. Ndumva ndi mu kirere cyo hejuru n'insenga, ndabikurura bigende. Ariko amaraso ya Kristo ni igitangaza. Hagira umuntu nyakira, munyumve. Agira umuntu nyakira, ndabinginza abaririmbyi mu nyakiri. Kwa neema la Golgotha ni kama bahari kuu, n'ubuntu buruta inyanja nini, n'ubuntu buruta inyanja nini. Birigaramu yaravuze ngo wafata iyo nyanja akayigira wino, ibyatsi akabigira uducumu tw'abanditsi, abisi bose bakandika iby'urukundo, ijuru rikaba impapuro, n'isi ikaba impapuro ngo hakame iyo nyanja. Ariko neema ya Golgotha ni kama bahari kubwa, ntishobora gukama. Ni inyanja y'urukundo runini Imana yagushiriyeho, ni inyanja ngari cyane. Tena ya milele na milele, tena ya milele. Mana turagushimiye, tukuramburiye amaboko kuko ari wowe mwami ukwiriye gusingizwa. Tukuramburiye amaboko kuko ari wowe Mana y'ukuri yonyine. Mu gicuku cyane injara duhamagaye umucyo w'Imana. Urumuri rw'Uwiteka nirutumurikire.
ibiganza by'Imana biterura batarabaho bikabarema nibyongere bifata umuntu waje mwari no teraniro ukuboko kwamanitse inyenyeri ntihanuke nikongere kurindi isezerano wagiranye natwe ukuboko kw'Imana kure mu muriro ntigushe naba ariko kutwarura mu makuba turimo ukuboko kw'Imana haleluya warabivuze wavuganye natwe uravuga ngo nzabaterura waravuze ngo muzarinde imvi z'uruyenzi nkibaheka tunejejwe n'umugongo wawe mwami ijwi ry'umukanguzi.